twebwe tukiri abana baratwigishije ngo gushaka no kugeza mutandukanyijwe n'urupfu. Rero iyo ibyo bintu bikubayeho uravuga ngo n'urupfu no gupfusha, ariko bigeraho ukagenda Imana ikagenda ikwigisha ukagenda kwigisha unyura muri etape zose zo kurakara, zo kurira, zo gushaka ninde wakoze ikosa. Ibyo byose ugenda ubinyuramo, ariko Umwuka Wera niwe ajya nagira ngo mbasuhuze bifuriza gukomera, bifuriza amahoro y'Imana. Muri ibi bihe turimo tugeze mu bihe bikomeye, ariko Imana yacu iracyaturinze. Haleluya. Hashize igihe kinini ntaza hano kuri Genesis Channel, hashize igihe kinini, ariko nagira ngo mbamenyeshe yuko nagombaga kunyura mu ishuri rikomeye. Iryo ishuri rya Yesu narinyuzemo, ariko narirangije nshima Imana. Bonye ntacishaho ibiganiro nabo bambabarire, kuko ibiganiro dutanga abenshi tuba twabihawe n'Imana, kandi n'uruhusha rw'Imana tuba twabanje guhabwa. Kugira ngo Genesis Channel ntabwo yakorewe gucuruza ibiganiro. Haleluya. Yakorewe kugira ngo Imana nizajya igira icyo ishaka gutangariza itorero giturutse muri iki kirere, tujye tukibamenyesha uko Imana ibishaka. Ndashima Yesu kuko yabanye nanjye, kuko yakomeje kundinda. Haleluya. Ngo nshime abasenzi bambaye hafi. Haleluya. Kuko nanyuze mu ishuri rikomeye, nanyuze mu ishuri ry'urushako. Iyo hari igihe kigera abantu barashakanye, ariko mu by'ukuri Imana izi aho umwe azagera n'aho undi azagera. Hari igihe rero biba ngombwa ko umwe anyura inzira n'undi akanyura indi. Ndashimira abasenzi, ndashimira abambaye hafi, ndashimira abanyandikiye bakambwira bati kuki utakicishaho ibiganiro, ariko nagira ngo mbamenyeshe y'ingesho yanyu mwese yangezeho, kandi ko Imana ari inyaneza. Hari ngombwa ko cya mu ishuri ry'urushako umutware wanjye twaratandukanye, dutandukana mu buryo navuga ngo butaduturutseho. Nshaka kuvuga nuko turi muri rya groupe y'abantu batandukana ariko bakundana, bikaba ngombwa ko umwe aca inzira n'undi agaca indi nzira, kugira ngo turamire ubuzima cyangwa turamire ubugingo. Hari igihe umuntu agomba hari ishuri umuntu anyuramo, bikaba ngombwa ko uhitamo Yesu cyangwa ugahitamo kuryoherwa n'ubuzima bwo mu isi. Rero mutware wanjye ntabwo tukibana, twaratandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko. We yagiye ansezeraho, yambwiye ko agiye, ariko kubera ubuzima ko ibintu nibimugendekera neza azagaruka. Rero ndashima Yesu ko arambwira ati niba ushaka ureke biriya bintu by'agakiza, uze tujyane, uze twibanire mu buzima ngiye kubamo, ureke ibyo bintu by'insengero, ureke ibyo byose, ureke ibyo byose ubamo, uze twijyanire dushaka ubundi buzima twabamo. Ako kanya nahise numva ijwi ry'Imana
mpita mba nk'igiti ndamubwira nti hoja, ariko mu by'ukuri byarantunguye kuko twari tugeze igihe ubuzima bwari butangiye twari dufite ibyiringiro yuko ubuzima bwacu bwari bugiye guhinduka. Ahita afata iyo decision, ubwo ndamureba nawe mbona aratuje, ndamubwira nti hoya genda ndasigarana na Yesu. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi ibyo ndimo mvuga, uretse ko n'amaso afunze nizeye Yesu, nsigarana na Yesu ntazi ko biri bugende nyuma, ariko nasigaranye na Yesu. Kuva mu mwaka ushize nabonye ukuboko kw'Imana, mbona ukuboko kw'Imana amaze kugenda, nabonye ukuboko kw'Imana, mbona ukuntu Yesu abanye nanjye. Yesu arandwanirira, Yesu araturinda, Yesu aradufasha muri byose, akizanira abantu bakadufasha igihe cyose. Niyo mpamvu ngira ngo ntanga ubuhamya, haleluya. Yesu ari ikintu kijya kimubabaza, ajya akora ibintu bikomeye akadukura mu kanwa k'ikirura cyari gitangiye kuturya, tukamutabaza ntabara, ariko yamara kubikora tukicecekera, mbese bigaceceka bikazimirizwamo nkaho ntacyo ntaba yakoze. Rero ciye bugufi imbere y'Imana ntanga ubwo buhamya, kuko iyaba atari Yesu njyewe ibyo bintu byaranyafekse, kuko ntago nari mbyiteguye, nari ndangije kwiga, nawe warangije kwiga, tugiye gutangira imirimo twahoze gushaka gukora. Nari nishimye mvuga nti ubuzima bwacu bugiye guhinduka, nibwo yansezeyeho, haleluya. Ariko nawe ndamushimira yuko yansezeyeho, akansezeraho mfite aho ngeze, akansezeraho mfite uko mbayeho, nawe yarabyitegereje. Niko mbibona, niko mbitekereza. Ushobora kuvuga uti ntago yagombaga kuguta, ntago yagombaga kugusiga, ariko numvise ko nje icyo nanze kugira umuntu n'umwe mbibwira. Ndavuga ngo ntago nshaka interference y'ibiremwa muntu, ikiremwa muntu. Ndashaka kwivuganira n'Imana, ndashaka kwibanira n'Imana. Mbonye ibyo bibaye, negereye Yesu cyane, hanyuma ambwira yuko izo decision zafatiwe mu ijuru. Ndashima Imana kuko ni ishuri twagombaga kwiga, nawe yagombaga kwiga. Nzi ko aho ari adusengera, kandi natwe turamusengera, haleluya. Ikindi, ubana na Yesu nta kintu abura. Ubana na Yesu agira umunezero udashingiye ku bintu biba hano ku isi, ni ukuri. Ubana na Yesu, Yesu ni umubyeyi, Yesu ni urukundo, Yesu ni byose. Ziba ari process nyinshi, abana byose murabizi ukuntu bigenda psychologiquement. Umuntu ni nkaho baba bagukubise ibibando ibihumbi n'ibihumbi bakabikubitira icyarimwe, ariko narabyukaga ngahagarara nkabona amaguru y'amavi ati hasi bititira, nkumva imbaraga z'Imana, haleluya, zirankomeje. Ndashima Yesu. Ikindi, ni turi mu bihe bya nyuma, aho umukristo agomba kureba Yesu. Niryo shuri nagombaga kunyuramo. Ni ukuri byari byoroshye kwigendera, nkareka byose nkakurikira umutware wanjye. Iyo abagiye mu rugendo atambwiye ngo reka urusengero, reka byose, nari kumukurikira. Ariko kubera ko yampaye iyo condition, akambwira ngo reka ibyo bintu byose by'insengero, ibyo bintu byose ubamo, ngo njyewe ngo ntabwo nabivamo, ngo reka agende. Ubwo rero niyo mpamvu byatumye ntamukurikira. Umutware wanjye ndacyamukunda, nzi ko nawe ankunda mu buryo bwe, ariko hari igihe umwana w'umuntu, haleluya, aba agomba gufata decision,
hanyuma ukajya imbere ya Yesu ukamubwira Yesu n'ibingibi nabyo wari ubizi, ati nari mbizi, kuko ni Imana isi byose, ni ishuri umuntu aba agomba gucamo mu buzima, ubundi nta kindi kiba cyabaye, ni amashuri tuba tugomba gucamo mu buzima kugira ngo tuzagere imbere ye nta rubanza, haleluya, tuzagere imbere ye Satani ntacyo kuturega afite. Ndashima Imana muri byose, yatugiriye neza, yatugiriye neza. Iyo ugeze muri situation nk'iyi ngiyi ubona ibitangaza byinshi, none ubona ibitangaza, tekereza handi ujya ku kazi umaze iminsi n'iminsi udasinzira, haleluya, ujya ku kazi umaze n'amaguru udashoboye kuyakontorora n'ibiganza, ariko ukabona abamarayika b'Imana, ukabona Imana yo mu ijuru irimo irakora byose, irimo irakora byose. Wongera wava ku kazi ukavayo washize, uri umuntu wo kujugunya ku gitanda aho ngaho ariko haleluya, ariko Yesu yarahari no kuri naramubonye, yarahari abana nanjye, kuko twese abashatse kera ab'iki gihe bazi ko urukundo rushira, bazi ko umuntu yashatse umugabo aba mushakiye wenda hari mushobora no gutandukana, byose baba biteguye. Ako twebwe tukiri abana baratwigishije ngo gushaka no kugeza mutandukanyijwe n'urupfu. Rero iyo ibyo bintu bikubayeho uravuga ngo mbese wumva ari urupfu, ni ugupfusha, ariko bigeraho ukagenda, Imana ikagenda ikwigisha, ukagenda kwigisha, unyura muri etape zose zo kurakara, zo kurira, zo gushaka ninde wakoze ikosa, ibyo byose ugenda ubinyuramo, ariko Umwuka Wera niwe ajyaza noneho akabigufatira byose wenda ubona byivanze, akabigutondekera ku murongo. Rero kuva kera nari nzi yuko umutware wanjye aramutse abuze, njye ntabwo nashaka undi, kuko nigeze kubazwa ngo mbese apfuye washaka, ndavuga ngo no, ngo ntabwo nshobora gushaka, ariko Yesu yarashaka kunyereka ikindi kintu, ko ibyo twivugira ikintu kitaraba ntabwo ari kimwe n'ibyo umuntu yavuga ikintu cyabaye, kuko biratandukanye cyane. Njye nageze igihe nkabona abana bararize, nkabona mbuze aho nkubitira, nkabona njye babawe, mpita numva ijwi rimbwiye ngo ubu ngubu wumvise impamvu abagore benshi batandukana mu gihe gitoya akaba yashatse undi mugabo. Narabyumvise neza, ndavuga ngo Mana yo mu ijuru umbabarire, kuko ububabare na situation unyuramo utarabicamo ntabwo ushobora kugira icyo uvuga, kuko ikintu bita divorce bagihaye izina ryiza cyane. Divorce ni urupfu, ni ugupfusha, ndetse ni ugupfusha iyo ufashe ugatangira ukandurura utuntu tw'umuntu, ugakuraho brose ye, ibintu byose ni nka kundi umurambo urapfusha, ariko ni nko gupfusha ariko udafite umurambo. Nibyo bibi cyane, kuko ugenda mu muhanda ugakebuka utari hehe, utinda mubonye, nari mubonye, hari nubwo wicara mu nzu ukabona aratambutse kandi ntawe. Rero hari verse iba muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 7, mureke tuhasome. Ijambo ry'Imana riraryoha cyane. Iyo haravuga ngo yaba mwari muzi ukwira ijambo risobanurwa ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo, ntimwagaya abatariho urubanza. Mbese hari uburyo ibintu bitubaho mu buzima tugashaka gushaka uwabikoze, ninde wabikoze hano, ninde ufite ikosa, hanyuma tugashaka kureba ninde ufite icyaha inyuma. Ibyo rero iri jambo ry'Imana ryabinkuyemo, kuko hari ibintu byinshi biba tukamenyamo agace tutazi impamvu. Nta muntu nshaka guciraho iteka, nta muntu nshaka guciraho urubanza, kuko hari impamvu ibintu byose biba hano ku isi, kandi nta kintu Imana bitabonye kugira ngo kibe. Rero
Eh, ishuri nanyuzemo ni iryo ngiryo, Imana yashakaga kunyereka uko abamama ababyeyi basigaye bonyine bameze, uko babayeho, intambara bagira, ibitero baterwa, kuko cya gitero cyashaka undi, shaka uwagufasha abana, shaka uwagutabara, shaka uwagufasha kugira ngo nawe wumve wishimyeho gatoya ushobore guseka. Ariko ibyo byose umuntu abinyuramo akavuga ngo ninde ushobora kunsetsa kurusha Yesu, ninde ushobora kumfasha abana kurusha Yesu. Ndashima Yesu kuko iniyo yacu mbere yuko duhurira hano mu isi byakorewe mu ijuru. Rero ntabwo nshobora kujya kubaza umwana w'umuntu w'inyama n'amaraso ngo aze ngo ari we kuze kumbwira ngo uyu ni umugabo, ntabwo ari umugabo wawe kuko atagukoye, ngo ntabwo ari umugabo wawe kuko atagusabye, ngo ntabwo mwakoze ubukwe traditionnel, ngo buriya ntabwo byemewe. Nzi ko hari abamama benshi babayeho gutyo, ariko mujye mwibuka ko hari inkwano twakowe, abakristo, haleluya, hari inkwano twakowe tudakeneye kundi muntu adukwa. Amaraso ya Yesu, jewe nakowe amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu niyo yankoye, kuko inkwano z'umwana w'umuntu ntago zashobora kundinda indwara, inkwano z'umwana w'umuntu ntago zashobora kubana n'abana banje kubarindira ubuzima, inkwano z'umwana w'umuntu ntago zashobora gukiza umwana wanje indwara. Inkwano z'umwana w'umuntu niyo zaba ari miliyari na miliyari ntago zishobora kukuzanira umunezero, ako umunezero wo kugira Yesu mu mutima, haleluya, umunezero wo kugira Yesu, ngo mubane winjira mu nzu ziko Yesu ari mu nzu yawe. Nukuri uwo munezero njyewe nta kintu nshaka kukompara nawe, ntacyo nshobora kukompara. Njya afata decision hamwe ngo aragiye Yesu, turagumana arahari, akabinyereka ati ndi iruhande rwawe, turimo turagendana, ndahari, agakora byinshi cyane kugira ngo anyereke ko ahari, mbese ni wa mukunzi umuntu adashobora no gusobanura, akora ibintu birenze. Hari ni ukuri igihe dusigaje hano ku isi, tukibeho turi maso, kandi dushima Imana buri munsi, dushima Imana nubwo ibirenge byacu byaba bidashoboye gufata hasi, twacitse intege, twatenebutse, ariko igihe cyose uzajya uvuga uti umwuka ndimo ndahumeka, umwuka nkabona urasohotse, nkongera ngafata nkabona umukurinje, icyo kirahagije kugira ngo dushime Imana, haleluya.